Imana ishimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanuzi. Ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanuzi, ndi umuntu Imana yagiriye neza ibitse ijambo. Nifuje aka kanya gusengana namwe kandi ndabizi neza Imana iratugirira neza. Amazina yanjye ni Nyarukundo Claudine. Ariko ikintu cya mbere nshimira Imana nuko yampaye agakiza ikakamera ubuntu, kandi koko agakiza k'Uwiteka tukabonera ubuntu. Rero ngo ahirwa babona ibyo abandi batabona. Uwiteka nazabane natwe kandi atugirire neza. Aka kanya tugiye gusenga Imana. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana iruta ibigirwamana, iruta dagori, iruta amahembe, iruta ibitega. Turagushimye ku bw'aka kanya wemeye ko duterana nawe. Abari hafi yacu, abatwumva, Uwiteka Imana utanga umugisha, kandi ndabizi neza kuri bubikore. Ku bantu bari bashe kumva ubuhamya cyangwa se abantu bari bashe kumva ijambo ry'Imana, ribafashe, ribabere umuzingo, kandi iri jambo ribabere umutsima ndetse n'amazi y'ubugingo, buri wese mu ruhande rwe rigira icyo rimara, rimubere iby'umumaro ku bugingo bwe. Ni mu izina ryawe Yesu, amen. Reka twumve ijambo ry'Imana. Turarisanga mu Kuva igice cya 14, umurongo ni uwa 14 n'ubundi, ariko reka dore ko 13 aravuga ngo Farawo abatuze abanyegiputa bubura amaso, babona abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Haleluya. Ni ukuvuga ngo abanyegiputa bo bahigwaga bukware, igihe abanyegiputa bahigaga Abayisirayeli mu gihe cyari gikomeye, ariko igihe kimwe Imana iraje irabatabara, ndetse umuntu wari ubarimo witwaga Mose, wari warahawe umugisha wo kuyobora intama, yari yarahawe inkoni y'ubushumba. Icyo gihe ntabwo byari boroheye, bari bafite ubwoba cyane Abisirayeli, barabaretwa muri icyo gihugu. Hari igihe nawe waba uretwa mu gihugu urimo cyangwa mu byo urimo, ariko uyu munsi wowe urimo kumvira ijambo, Imana ikabigukuye mu kintu kijyanye n'uburetwa. Ndagira ngo wumve ko Yesu agiye kukugirira neza mu rugendo urimo. Bari mu rugendo rero bahuye na byinshi cyane. Haleluya. Abisirayeli bahuye na byinshi cyane mu rugendo. Babaza Mose bati, ntamva zari muri Egiputa kutuzana hano ngo dupfire mu butayu? Amen. Rero buriya abanyegiputa ntabwo bari abantu beza, kandi nawe muri wowe nawe urabizi, barahari, nawe inyuma yawe barahari. Ariko ndagira ngo uyu munsi wumve ko hari ibyo Imana igiye kugukuramo kandi igiye kukugirira neza. Barakomeje baragenda rero mu rugendo, nk'uko nawe urimo kugenda muri iyi minsi. Hari ibyari bikugoye Imana igiye kugukuramo, hari imitwaro Imana ije kugukuramo ikayigutura, kubera ko abanyegiputa bakugendeye igihe kinini, warwanye nabyo, kabone niyo bya mu miryango, mu nshuti. Ni henshi cyane abanyegiputa bagiye badukurikiye. Dukomeze gusenga. Si ibyo twakubwiraga mu Egiputa tuti tureke dukorere abanyegiputa, kuko ikiruta ni uko dukorera abanyegiputa, biruta ko dupfira mu butayu. Amen. Rero igihe kigeze Abayisirayeli baje gusenga Imana ivuga. Iyi Mana rero itari Bayali dusenga, yaje kubakura mu gihugu cya Egiputa, bava mu buretwa. Nawe ndagira ngo uyu munsi wumvire ijambo, wumve ko hari ibyari biguhetamishije umugongo, ariko uyu munsi Imana yemeye kugukuramo. Ushima Imana rero ko uri kumwe n'umuhanuzi. Mose asubiza abantu bati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Uyu munsi wowe urimo kumva rino jambo, wemere ijambo Uwiteka Imana ikubwiye, wemere ijambo Imana igutumyeho uyu munsi, ko uyu munsi abanyegiputa, amen, Imana igiye kubashyiraho bariyeri, kubagutwazaga ibitugu, kandi hari byinshi wari Imana ikugiriyemo neza. Dukomeze gusoma. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka uyu munsi yiteguye kubarwanirira. Mu rugamba wari urimo yiteguye kukurwanira, mu burwayi wari ufite yiteguye kukurwanirira, mu bushomeri wari urimo yiteguye kukurwanirira. Haleluya. Uwiteka yiteguye kugurana, nawe wicecekere. Hari byinshi cyane rero Uwiteka kurwaniriyemo, kandi Imana yacu ntabwo izagukoza isoni, nubwo abanyegiputa bari bakuri inyuma, ariko wizere Imana ivuganye nawe nonaha ko igiye kukurwanirira. Amagambo Uwiteka yarambwiye muri iki gitabo cyo Kuva nayo ngayo, ariko hari irindi jambo Imana yambwiye turi buganire naryo, kandi Uwiteka arabana natwe n'ukuri. Mwizere Imana ivuganye namwe nonaha. Ijambo tugiye gusoma rindi
turarisanga mu Gutegeka kwa kabiri igice kinini cya 20, amategeko y'intambara. Ariko turasoma ijambo rimwe ngo ryo mu gice cya mbere rivuga ngo nutabara kurwanya ababisha bawe bose, ukabona amafarashi n'amagare n'abantu baruta ubwinshi, ntuzabatinye. Nubona urugamba rugukomereye, nubona uburwayi bwagukomereye, uzamenye ko Imana yawe iri hafi. Nubona ugeze mu kigeragezo gikomeye, uzamenye ko aribwo ugiye gutabarwa. Abanyegiputa bamaze kurwana n'Abisirayeli, bamaze kwemera ko Imana iri kumwe nabo, bemera ko Imana ibafiteho uruhare rukomeye, kuko Uwiteka yaratubwiye ngo twebwe turi abanyamugisha ntabwo tuvumika. Nawe wumve rero kuri umunyamugisha. Ngo kandi nimwigira hafi y'intambara, umutambyi azigira hafi y'abantu be, ababwira ati nimwumve Abisirayeli, uyu munsi mwigiye hafi y'ababisha murwanya. Uyu munsi wizere ko Uwiteka ari hafi y'ababisha bakurwanya. Wigiye hafi y'umutambyi, uyu munsi uragirirwa Imana n'imbabazi. Imana irakugirira neza. Ibyaguhigaga byose, ibyaguteraga ubwoba, wumve ko uyu munsi Imana ikubwiye ngo wigiye hafi y'ababisha bakurwanyaga, wumve ko ibyakurwanyaga byose Imana ibigukuyemo. Ngo ntimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo ijyana namwe, ngo ibarwanirire n'ababisha banyu ibakize. Uyu munsi mu rugendo wari ufite rw'agakiza, mu rugendo wari ufite rwo gukorera Imana, mu rugendo wari ufite by'ibyo watekerezaga byose, uyu munsi Uwiteka yiteye kukurwanira, kandi Imana yacu ntabwo izagukora. Donne sens à toutes les semaines. Ntabwo Imana yacu izagukoza isoni mu rugendo wari ufite. Ushima Imana rero ikugiriye neza aya masaha cyangwa se iki gicamunsi. Imana yemeye kukugirira neza. Ku burwayi wari ufite, Imana iragukijije. Ku cyifuzo wari ufite, dore Imana iragushubije. Wowe wari ufite urugendo rujya hanze, mu gihugu cyo hanze, ariko Satani yari yarakuzingiye urugendo, ikibwira yuko ariyo yazinze. Ariko uyu munsi, iyi minota, Imana irambwiye ngo ikuremeye urugendo. Haleluya. Atuterezemene iraziziniwa dota, ikambwira ngo iranagukirije muri iyo nda yawe warurwaye tuvugana. Irambwiye ngo igukirije kanseri yo mu nda, irambwiye ngo igukuriyeho ibisazi Imana yacu. Amen. Ikindi Imana irambwiye ngo wari uri mu bushomeri bukabije cyane, irambwiye ngo igukuye mu bushomeri. Nabanaga wibaza ku kintu kijyanye, wowe tuvugana ikintu kijyanye na perime, Imana irambwiye ngo iguhaye perime. Ni kenshi wifuje kugura imodoka, ariko kubera za karande zo mu miryango, uyu munsi Imana irambwiye ngo iguhaye imodoka. Oh, donne sens. Irambwiye ngo uyu munsi, iyi saha, wari waragambiriye kugura umurima, ndetse wibwira yuko rwose, amena, wibwira yuko uriya murimo utazawubona, ariko Imana irambwiye ngo iguhaye umurimo. Irambwiye ngo ikuremeye ikibenezo, aho urimo kunyumva. Irambwiye ngo iguhereye abana kwiga. Dore wari umupfakazi, wari waribwiye ngo ntabwo abana be baziga. Dore Yesu, donne sens. Ariko uyu munsi atuterezemene, Imana irambwiye ngo iguhereye abana kwiga, harimo n'abagiye kujya hanze. Wa mubyeyi we, wari umaze igihe ku musozi usengera abana ngo nibashake, uruzingo rwari rwarabereye uruzingo, ariko aka kanya Imana irambwiye ngo ikuremeye ubukwe mu bana. Ni byinshi cyane Imana yakomeje imbwira. Irambwira ngo wewe warwaye umugongo ujya ku gisasiro, abadayimoni baguteje kurwara umugongo, ariko uyu munsi Imana irambwiye ngo igukijije abadayimoni muri uwo mugongo, iguhaye kugenda neza, igukuye ku gisasiro, nawe ugiye kugenda nk'abandi, kurinze kugendera mu kagari. Wagize ikifuzo cy'amafaranga, Satani arakunyaga, ibyawe irabinyaga, ariko uyu munsi irambwiye ngo igari ibyawe byanyazwe. Uyu munsi Imana igari ibyawe byanyazwe, irabigushubije utabigizemo uruhare. Uko yatabaye Morodekayi ku irembo ry'ibwami, nawe ngo ni kwigutabaye. Daniel mu rwobo rw'intare, buriya bamushyizemo bazi ko ziri bumuryi, ariko njya mbwirwa n'Imana ikambwira ngo zaramuzengurutse, ziramuzenguruka, kandi ngo zari zishonje cyane, ariko Imana iramurinda ntizamurya. Amen. Amen, haleluya. Ndagira ngo nawe nubwo ubona byari bigucanze, ariko Imana ize kubicangura. Imana ikwiza nk'uko arinze Daniel mu rwobo rw'intare. Dore irakibirinduye ikicaye hejuru.
irongera irambwiye ngo iguhuje n'imiryango yawe, irongera irambwiye ngo ikoze igitangaza mu rugo rwawe. Iyi Mana mwavuganaga nonaha Renaissance, ndagira ngo nkubwire we wanyumvaga ukora hababaye, aho wababaraga, ukora aho wari urwaye, ukora muri ayo maguru yawe, dore ko wari umaze igihe kinini uribwa n'amaguru, dore ko wari umaze igihe kinini amaso yawe atareba neza, ariko Renaissance atutereze me irambwiye ngo uyu munsi itojya kondishize ku maso yawe. Haleluya. Uru rugendo irongera irambwiye ngo uru rugendo rujya hanze iraruzinguye, wowe uri kunyumva iraruzinguye, dore Imana irabiremye, uragiye ugiye mu mahanga. Ni kenshi cyane wazengurutse bucece, uzenguruka bucece, usenguruka bucece, ariko uyu munsi Imana irakumbishije, nawe irabiremye, indege urayuriye. Kandi irambwiye ngo iguhuje n'inshuti z'umumaro, izitari z'umumaro Imana izigisheyo. Uhereza Imana icyubahiro ko hari ikintu Imana igukoreye. Mana turagushimye, tugushimiye ineza yawe Mana, tugushimiye kugira neza kwa Uwiteka, kuko uri isambu itarumba, uri urwugamo rw'umugaru. Ndagushimye kuri igiti nganzamarumbo, none aho Uwiteka atutereze mene iraziniwa dota, ikambwira ngo igutabaye bahusi, kambwiye ngo ikuremeye ikibemeza, kambwiye ngo ikureye igisuzugure mu miryango, kambwiye ngo ikuremeye ukwe mu bana, kambwira ngo irakuvuganiye utabasha kwivuganira. Uyu munsi Imana ikuremeye amashimwe. Amagambo y'Imana twavuganaga nayo. Shalom shalom.